Reka mere noneho ku cyambere kijyanye n'indege ya Habyarimana. Nyakubahwa Perezida, namwe banyakubahwa abacamanza, njyewe ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga nari mfite imyaka 12, nabaga mu cyari wacu. Icyo gihe nari ntaranakandagira muri Kigali. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, nakuriye muri iki gihugu mfite imyumvire yuko indege ya Habyarimana yahanuwe n'abahezanguni ba Egisifare nk'uko leta y'u Rwanda ibisobanura. Aho ngereye muri South Africa ngahura na Kayumba Nyamwasa na Karegeya n'abandi batutsi bahoze mu bushorishori bw'iyi leta, nabasanganye verisiyo nshyashya yindi itandukanye n'iyo ngiyo nabasobanuriraga na nisanzwe menyereye hano muri iki gihugu. Ndavuga verisiyo ijyanye n'uwarashe indege ya Perezida Habyarimana. Kayumba Nyamwasa niwe muntu wa mbere wanganirije ku bintu bijyanye n'indege ya Perezida Habyarimana, uburyo yarashwemo n'abayirashe. Kayumba yambwiye ko FPR tubeshya, kwigoreka amateka y'u Rwanda igamije guhisha uruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994.